waje kwisanga mu mujyi wa Kigali gute? Yego, urakoze cyane. Aho ngaho ndahavuga ndi mu mwuka kandi ni mu mbaraga. Yego, aho niho natabariwe, aho niho nongerewe izindi mbaraga, niho namenye Imana birambuye. yego, mu mujyi wa Kigali. Mu yandi magambo magufi niho kujyana mu ijuru udapfuye. Ahantu amatara yaka, ahantu imodoka zigenda, indege ziguruka, narabaga ahantu mu ishyamba ry'ingitiri, mu ishyamba ry'abanyene. turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuri Mass for All TV Ministry. Ngiye ugiye kuyobora ikiganiro, nitwa Anita Umukundwa. Ndanezerewe cyane kubana namwe. Nkomerejeho kwakira n'abatumirwa bacu mubona turi kumwe hano kuri kamera. Tunakira umuntu wese uduteza amaso, uduteza amatwi. Imana iguha umugisha ndetse nanakubwira ngo ibyiza biri imbere, kandi nkwizeza yuko uri bunezerwe, uri bwumva umunezero. Hari umugambi w'Imana uyu mugoroba, hari aho uri bugere, hari aho uri buve. Ndanezerewe cyane kubana namwe, reka mukomeze guhabwa umugisha. Hano rero turi kumwe n'abatumirwa bacu. Twatangira tukababwira bakatwibwira. Mwiriwe neza mama? Mwiriwe neza. Mumeze neza? Turashima Imana. Yego, mwatangira mutwibwira amazina. Ese uri mariye? Ese ufite umuryango? Ufite abana? Yego. Nitwa Evangeliste Desire Beatrice. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'agakiza. Ndi umubyeyi ufite abana 6 n'abuzukuru 7. Umugabo ntabwo turi kumwe. Yego. Tumaze imyaka 21 tutari kumwe. Yego. Urakoze cyane. Hari undi mukobwa mwiza turi kumwe nawe, twamusaba akatwibwira. Karibu. Murakoze. Ye nitwa Umuhoza Annette. Sengera Foursquare, aririmba muri worship team yaho. Mwabyumvishije neza, abatumirwa bacu bamaze kutwibwira. Mama Evangeliste Desire mwamwumvishije, mwumvishije n'undi mutumirwa wacu w'umuririmbyi. Ni byiza cyane kubana namwe. Imana ibahe umugisha cyane. Rero uyu mugoroba turashaka kumenya ese ni iki uyu mama tubikiye, ese nubuhe buhamya ari buduhe, ese ni iki kigamije kugira ngo imitima yacu yishime, imitima y'abatwumva, imitima y'abatureba. Ese ni iki Imana yagambiriye kuri uyu mugoroba? Rero turamwakiriye cyane. Ndaza kukubaza ibibazo byinshi ku muhamagaro wawe. Nagiye nkubona ahantu hakomeye, nagiye nkumva ku maradiyo, nakubonye mu materaniro ubwiriza. Ku giti cyanjye naranezerewe ndetse ndushijwe no kunezerwa kubana namwe uyu mugoroba. Rero mama, natangira nkubaza, ese umuhamagaro wawe watangiye ryari? Ni ryari Imana yaguhamagaye? Urakoze Anita. Umuhamagaro wanjye umaze igihe kirekire. Yego. Kuko je nahamagawe nyine mu mwaka 1989. Twabaga mu gihugu cya Tanzania, mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, niho nahamagariwe n'Imana. Rero mpamagarwa ndi umuntu w'umunyedini, kuko data na mama bara bagaturika, kandi bagakorera Imana mu rusengero rwa Gaturika. Rero baza kudutoza kujya mu iyobokamana rya Gaturika. Nza kwisanga ndi umuhereza mu rusengero rwa Gaturika. Nige wavuzaga kariya gakengeri, bakubita abantu bakunama bakongera bakuburuka. Namenye ubwenge cyangwa se kumenya Imana kwanjye, nasanze nicara na padiri ku gatuti. Yego. Urumva Imana yari yarampamagaye, ariko ntaraba umuvuga butumwa w'umunyamwuka. Navuga ngo icyo gihe nari umunyamubiri, kuko nari nakoreraga mu idini. Nta gakiza k'Imana narinzi. Ariko ubu mfite ibyishimo byinshi kuri uyu mugoroba, koko ntago ngira umunyedini. Ubu ndi umunyamwuka wahamagawe na Kristo, uhagaze mu muhamagaro wa Kristo w'ijambo ry'Imana, namamaza Kristo n'agakiza ke. Rero nkuko bivuze, ngira ngo twahuriye mu materaniro ahantu henshi. Ndi umuvuga butumwa uzenguruka. Sinzi ahantu wawe warambonye, ariko mvuga ubutumwa kuri sheni zitandukanye.
kuri radiyo umucyo. Hari igihe njya nkunda gusobanura igiswahili nshyira mu kinyarwanda haje abakozi b'Imana ba East Africa. Hanyuma ndi ku ijwi ry'umunara Boston muri Amerika, naho nkunda gutanga ubutumwa bwiza nkatanga n'ubuhamya. Ndi no ku mbuga za WhatsApp, nko ku rubuga rw'umusamariya mwiza ruyobowe na Reverend Pastor Claude, no kuri Bethlehem Church kwa Pasiteri Edouard, no ku rubuga rwa East Africa narindiho rwa RSBN Fellowship East Africa. Rero nkunda kuvuga ibyiza by'Imana kandi nkunda kuvuga imikorere y'Imana itangaje kugira ngo ndemeshe imitima y'abanyumva. Yego. Koko sinzi ko abantu bose bafite imbaraga z'Imana kandi bemera Kristo ko afite ubushobozi kuwizera wese. Yego. Mvuga gutyo ndabizi ko dufite imyizere itandukanye, ariko ubu ndi hano kuri uyu mugoroba nshaka kubwira inshuti, abavandimwe, abakozi b'Imana ku migabane y'isi, mu buzima butandukanye, mu kwizera gutandukanye, mu kumenya Imana gutandukanye, ko jyewe Kristo namenye ari Imana ishobora gukura ikuzimu igashyira hejuru. Yego. Murakoze cyane, dukomeje kunezerwa, dukomeje kumva ibintu bishya tutari tuzi. Urakoze cyane mama, dukomeje kunezerwa, twumvishije uburyo Imana yamuhamagaye, twumvishije uburyo yari umukatolika ahereza kwa padiri. Ni ibintu bitangaje cyane kubona umuntu avuga ko harimo umwuka w'Imana, ariho ubwiza bw'Imana ahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana akabwiriza yaraherezaga kwa padiri. Ni ibintu bikomeye. Rero mama, hari ikibazo nari mfite. Ese tuzi yuko abantu bahamagarwa bitandukanye, ese kugira ngo wisange uri mu nzu y'Imana hahandi wari uri kwa padiri byagenze gute kugira ngo wisange uri mu nzu y'Imana ubwiriza abantu babatizwa? Byagenze gute? Niki wumvishije cyaguhaye motivation? Urakoze cyane Anita. Icyo gihe ndi kwa padiri iwacu ntago bari abarokore, urabyumva ko bari abagatulika. Cyane ko mama yacuruzaga inzoga, agacuruza kanyanga, urwagwa. Noneho jyewe iwacu jye navuzaga ingoma kugira ngo tubone abakiriya benshi. Abandi bana bakavuza amafirimbi, tukabyina igiterane cy'abasinzi cyahoraga ari cyinshi iwacu mu nzu. Ubwo buzima rero twumvaga ko ari bwiza kuko n'ubundi n'ababyeyi bacu nibo batuyoboraga kandi tukabona ubwo buzima butubereye. Twabonaga ibiceri byinshi by'amashiringi, nta bukene twagiraga kubera izo nzoga twacuruzaga. Ariko Yesu koko yanga akavuyo, yararebye asanga ababyeyi banjye batazangeza ku rugero rwiza Kristo ashaka. Cyane ko navangaga n'ibintu. Rimwe nahereje, ubundi ndavuza ingoma, abana barafyenkura, turanywa kanyanga, turanywa urwagwa. Sinari nabo umusinzi wo kuba Yesu yansanga mu businzi, nanywaga gakeya. Soma gakeya mu magambo make. Wasomaga gakeya. Ariko nakanywa nako nyine nkajyanwa ahandi hantu, bigatuma mbyina cyane nkishima, abasinzi bakiyongera. Rero Yesu yansanze muri ubwo buzima. Ariko nasubira mu rusengero nkibuka ko ubuzima bw'umukristo ari ubuzima bwaba bunezeza Imana. Hanyuma rero rimwe ngira icyifuzo, navuga nti kugira ngo navase imbere nkorera Imana neza nuko nakwibera umubikira. Hava mu rugo nkajya kwibera mu kigo kwa padiri. Ababikira nabonaga bava mu kigo kwa padiri. Hari umupadiri wankundaga witwaga Padiri Kazawadi, nkakunda rero kumusura, kumugenderera mu kigo. Urumva nari umuhereza, yarankundaga. Nza kumusaba ko azajya kunyandikisha mu ishuri rya seminari kugira ngo mbashe kuzaba umubikira. Njye niyambarira ya kanzu y'umweru, nitegera ka gatambaro, ubundi ngende nunamye nyine. Nabonaga ko abagenda gutyo nibo bazabona Imana. Yego simbaciriyeho iteka, buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ibyo, ariko n'ibyo byifuzo nari mfite. Hanyuma rero ndimo nifuza kuba umubikira, Yesu aza kunsanga nijoro. Numva impanda iravuze. Impanda sinarizi icyo ari cyo, ariko uyu munsi nzi ko ari impanda yavuze. Numva ikintu kiduhira ngo kiduhiriye kinyeganyeza imfatiro z'isi. Mbona imisozi iraridutse, mbona amazu arabirinduka, mbona ibiti birahunga, mbona ku isi nsigaye ko jyenyine hera nk'uko tubona kiriya kirere cyo mu ijuru. Rero bigenze bityo naje kwisanga ndi jyenyine. Urumva za nzoga sinazibonye, babasinzi, padiri waherezaga. Urumva isi ya mbere yari yashizeho, nibona ndi mu kibaya cy'ibyondo, bimfashe bigeze mu matako.
Yego. hanyuma aho narindi nareba hejuru nkabona ijuru ryamanutse rimeze nk'inyanja irubaruba itabasha kugera hasi. Wambajije ngo nisanze gute mu itorero ry'umwuka Yego. kuba nkorera Imana uyu munsi ndi umuhamya w'ijambo ry'Imana Amen. n'umuhamya wa Kristo. Yego. Icyo gihe rero ndarama hejuru ndi muri rya sharo ry'ibyondo, nta giti nta buye nta muntu nta ukomeye nta woroheje. Ubwo ibya mbere byari bishize nibona mu byondo, hanyuma ndebye hejuru mbona rya juru ryamanutse rimeze nk'iyi plafo, ariko nkajya ntakavuga ngo Yesu ntabara, Bikira Mariya ntabara, Yesu nisaidie, Bikira Mariya mama wa Yesu nisaidie. Ubwo naratakaga ntabaza nk'umuntu ukeneye ubutabazi ku Mana. Nza kubona rya juru rero rimeze nk'inyanja irubaruba ritagwaga hasi, mbona Kristo akinguye umuryango wa metalike, umuryango uvuga naho waba uri mu bitotsi ukabyumva. Mbona Yesu ahagaze kuri iyo nyanja, akimbona areba hasi arambona, abona ndararamye ndamureba, arambwira ngo Tesire Beatrice, ndashaka kukubwira ko Imana ituzi mu mazina. Amen. Imana iratuzi mu mazina, kuko uwo munsi natangajwe n'ukuntu Yesu yampamagaye mu mazina yanjye abiri. Tesire niswe na data, na Beatrice nabatijwe mu rusengero rwa Gatolika. Yego. Nditaba ndavuga ngo karame mwami. Navugaga mu Giswahili icyo gihe, navuze ngo na mfalme. Arambwira ngo ngo mu mwanya muto guhumbya no guhumura urabahagaranye nanjye kuri iyi nyanja, kuko Yesu yari yamaze kumenya ko namenye ko ari inyanja atari ikirere gisanzwe. Yego. Hanyuma ubwo nyine arambwira ngo guhumbya no guhumura ngo nkuko sumaku ifata urwembe. Yabivuze mu magambo y'Igiswahili ngo kama jinsi sumaku iwezavyo kunasa wembe, kufumba na kufumbua mara moja, utakuwa umesimama na mimi katika bahari hii. Urumva Yesu yari yamenye neza ko cya kirere na kise inyanja, nawe asubiza mu bushobozi namenyemo Imana. Burya Imana igenderera umuntu mu bushobozi bwose uyishakamo. Yego. Hanyuma ndamubwira ngo Yesu kuri hejuru nkaba ndi hasi, itawezekanaje mimi niko chini kwenye matope, wewe uko juu kwenye anga la mbingu, yawezekanaje ili mimi niruke nikufikia mahali uliko natamani sana. Arambwira ngo usijali, ngo ntubyiteho, nitakuita kwa amani. Amen. Imana yampamagaye mu mahoro. Yego. Yampamagariye ubutumwa bw'amahoro. Yego. Ari nabwo bwampaye kwamamaza inkuru z'amahoro za Kristo. Ari naho nakuye kwita iyi ministeri Mass for All Ministry, hari ubutumwa bw'impuhwe cyangwa se ibambe Yesu yagiriraga abantu be, kuko nanjye yangiriye imbabazi nyinshi ampamagara. Yego. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ndishimye cyane kubwo kumenya uburyo umuhamagaro wawe wagiye waguka. Nimba nibuka neza, ahantu hamwe meruka kukubona nakubonye utanga ubuhamya, uvuga ukuntu abarwayi bakize, uvuga ukuntu ibirema byahumuwe. Ese watubwiraho ducire ku mayange gatoya, ni nk'izihe ukimara gukizwa, ukimara kubatizwa, ni gute impano z'Imana zajije kuri wowe? Ni gute, kuko waravugaga ngo abantu barazaga barwaye bagataha bakize. Ese tunyurire mu mayange gatoya. Ego, urakoze cyane Nita. Yego. Subiye inyuma gatoya, hahandi Yesu yabwiye ngo aranzamura, narazamutse. Yego. Nzamutse, urumva nazamutse mu mbaraga z'ubutware bw'umwuka wera. Ari nabwo mpagaze uyu munsi. Yego. Nsanga Yesu hahandi kuri ya nyanja. Akimbona arangira ngo rambura amaboko yawe nk'ingabo yatsinzwe. Urabizi neza iyo umuntu yatsinzwe wafashwe mateka bakubwira kurambura amaboko. Hanyuma Yesu arangira ngo zamura amaboko yawe. Nyazamuye arangira ngo hindukira impande zine z'isi. Byasobanuraga kaskazi, magharibi, mashariki n'ikusi. Aranje arangira ngo genda, nenda ukayihubiri injili ya Yesu na uponyaji. Muri ubwo buryo mpawe iryo jambo ngo nigende mbwiriza ubutumwa bwa Yesu n'agakiza, nibwo nisanze noneho muri uyu muhamagaro wo kuvuga ijambo ry'Imana. Umunsi wa mbere ubwo navuye muri iryo yerekwa, ndyamye numva umwuka wera yamanukiye. Umwuka wera rero niwo dushoboza byose. Amen. Muri uwo mwuka nibwo nahawe ijambo, mpanga Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Yesu ambwira kujya mu butayu. Uwahawe imbaraga z'Imana wese ayoborwa n'umwuka wera aho umujyana. Yego. Aho ujya uhajyanwa n'Imana. Urumva Imana yirengagiza ko ndi mu nzu kwa data, yirengagiza nuko ndi mu Gatolika. Iyo impamagara bidasanzwe, impamagaye inkura mu rugo rw'iwacu injyana mu butayu. Yego.
Imana ishimwe kandi habe icyubahiro. Amen. Injyanye mu butayu nagezeyo senga amasengesho y'iminsi 3. Kuva iwacu ujya mu butayu hari intera ndende, ariko ubwo butayu najyaga muragiramo inka, nabaye mushumba igihe kinini ndagira inka za data. Yego. Noneho icyo gihe ndagira hari ahantu nari narabonye ubuvumo bwasengeragamo abantu bitwa ba Mungu Mwema. Noneho umwuka mbwiye ngo mu butayu ahita anyobora muri bwa buvumo bwa ba Mungu Mwema. Mva mu rugo ntawe nsezeye, ndagenda njya mu buvumo. Namaze iminsi 3. Ku munsi wa 4 mu gitondo inza ndandabirano nta mbaraga mfite, numva nshaka icyo kwirira, nshonje cyane. Ariko ngeze ku nzira itambika igiwacu, umwuka arambwira ngo rongobeza, genda ujye mu isoko uhagarare ku mugina utangira kubwiriza ubutumwa bwa Yesu n'agakiza. Ibyo byasobanuraga ko nahawe izindi mbaraga, kandi nanjye koko urumva nayoborwaga n'umwuka wera. Amen. Ndagenda rero njya muri rya soko ahantu bari banitse itabi bacuruza ubugoro. Isoko ry'iwacu ryaremaga ku cyumweru mu gitondo. Yego. Ubwo rero urumva nari maze iminsi 3, nagiye kuwa 2, kuwa 3 no kuwa 4 no kuwa 5, kuwa 6 ari wo munsi, ku cyumweru no munsi wa 4 nibwo navuye mu buvumo. Ndagenda mbwiriza Yesaya 51 umurongo wa mbere kugeza kuwa 4. Yego. Hari amagambo avuga ngo tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala jicho lake sio kipofu lisiweze kusikia, wala sikio lake sio kiziwi lisiweze kuwasikia. Bali maovu yenu ndiyo yanayowafarikisha na Mungu wenu, hata Mungu asiwasikie hata kuwabariki. Amen. Yego. Ubwo ayo ni amagambo ya Yesaya 50, ya Yesaya 59 umurongo wa mbere kugeza kuwa 4. Yego. Ubwo rero nahawe izo mbaraga zo kuvuga ubutumwa. Naragiye mvuga ubutumwa, Imana ifata ku maso ndakumiriza kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ndangije kubwiriza nsanga bafite dayimoni baguye, sinari mbazi. Yego. Urumva muri Gaturika kuba wari umuhereza ukubita akakengeri, uyu munsi ukongera kubona abantu uri mubwiriza ukabona baguye, dayimoni zirabavugiramo. Ndibuka hari umugabo umwe witwaga Perezireri, yari umuyisilamu. Yego. Ndani isanzwe munsi nsanga yaguye yambaye igikanzu yera umushe. Yego. Dayimoni zimuvugiramo ngo mimi ni jini ruhani makata wa baharini, naungua kwa moto, sasa ninahama narudi kwangu baharini. Ubwo ngubwo nkibona ibyo bitangaza n'ibimenyetso bimeze bityo, nanjye numvaga shauku, numvaga ubushobozi, numvaga mfite ubwuzu bwo kuba nakomeza mbona abantu bagaragurika. Nabonaga ari igitangaza, ariko nzi ko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Amen. Hanyuma mfata Bibiliya, numva umwuka arambwiye ngo rambika Bibiliya kuri uriya murwayi, kuri iyo nda yabyimbye. Sinari nzi kuvuga ngo toka dayimoni mu izina rya Yesu. Narambikaga Bibiliya yanjye kuri wa muntu ugaragurika, nkavuga ngo toka pepo kwa jina la Biblia. Ako kanya dayimoni kamutigisa ikumvira jina la Biblia, dayimoni kamuvamo n'ubundi ububasha n'ubushobozi bwari mu ijambo ry'Imana. Nubwo nari umuswa wo kuba namenya uburyo nyaha dayimoni, ariko ijambo ry'Imana niyo mpumeko y'umwuka wera. Nakoreshaga ijambo toka pepo kwa jina la Biblia, ako kanya dayimoni zikava mu bantu. Rero hakira abantu 4 bari bafite uburwayi butandukanye bw'abadayimoni. Abo ngabo barahagarara barema, ni nabo twavanye muri iryo soko tugirana ahantu munsi y'igiti. Natangije ivuga butumwa ntahashinga itorero munsi y'igiti. Yego. Murakoze cyane, twumvishije uko Imana yaje kumuzanaho impano zo gukiza abarwayi, impano z'ibitangaza. Twumvishije byinshi, ariko nari nyifite ikibazo. Icyo gihe wari ukiri umukobwa. Okay, ni gute noneho waje gushaka? Muri izo mbaraga z'Imana nakiriye, nakomeje mvuga ubutumwa munsi y'ibiti, nshinga itorero ahantu mu ishuri Kabindi Runazi. Mbakuye munsi y'igiti bari bamaze kugira abantu 52, mbajyana ahantu ku ishuri. Ndagenda mbabera umuyobozi, kandi nanjye ntafite uwanyimitse, ni Kristo gusa ari wampamagaye. Nkajya nsoma ibyanditswe nkumva ko nkwiriye kuvuga ubutumwa kandi nkayobora ubwoko bw'Imana. Rero ngeze muri iriya shuri abantu bamaze kuba 52, nagiye no kubabatiza ku nyanja. Nabajyana ku nyanja ya Buzirayombo, nababwira ngo mimi ni kiongozi mkuu wa msafara, mugomba kunkurikira nkajya kubabatiza mu nyanja, kuko nari nasomye ko Yesu yabatije abantu muri Yorodani. Yego. Nawe ubwe yabatijwe muri Yorodani. Rero wa mubatizo wo ku gahanga natangiye kuwugiraho ikibazo. Ndavuga umubatizo Yesu atabatijwe n'abigishwa be, noneho ndakwepesha. Nanjye abizeye Kristo bose mbajyana ku nyanja ndababatiza, kandi nanjye ntarabatizwa umubatizo w'amazi menshi.
urumva n'imbaraga z'Imana n'umwuka wera wanyoboraga. yego Tuvuyeyo rero umuntu yagenda uko yambaye nk'uko wambaye nkakujyana nkakwinika, narakubwiraga ngo fata ku mavi ukamanuka nabona amazi akurengeye ku mutwe nkahita nkuzamura, ubwo ngubwo ukagenda ukijojoba ukagera iwanyu mu rugo. Banyuze mu isoko abantu baratangara, aravuga ati biriya bigoryi bijyanyagiriweho ko nta mvura yaguye. Umugabo aravuga ati dufate inkoni tubakubite, yego tubakubite. Undi arabagira ati bavuye kubatizwa uriya n'umupasiteri wabo. yego Nuko umugabo umwe afata igiti atangira kubirukankana nyine bavuye ku mubatizo, yadusuzuguye yumva kubatizwa n'umugore. Ariko izo ni imbaraga z'Imana zari mu buzima bwanjye. yego Rero itorero ry'Imana ryarakomeje kugeza igihe naje kubonera umushumba wa MMPT, ubumwe bw'amatorero ya Gipentekoste. yego ndamuzana asura iterero, ndasanga rirashyushye, rifite ubudomoro turavuzaho ingoma, dufite amapendo, dufite amafirimbi. Ryari iteraniro rishyushye ry'imbaraga z'Imana n'umwuka. ubwo icyo gihe wahise ushinga itorero aho ngaho? Yego, nza kuhava ari uko banteruye. yego Umugabo wankunze aranterura anguraho muri mkoa wa Kagera anjyana mkoa wa Sengerema. yego hanyuma aho ngaho wagiye gushinga urugo, ni gute wakomeje umurimo w'Imana? ni gute wakomeje kuvugana n'Imana? watubwira. Urakoze cyane. yego aho nashatse ntabwo bizeraga Yesu. yego n'idini yabo kugeza ubu sinyizi, kuko nasanze umukecuru mabukwe inka zihumuza, akazana amata, akazana ubugari, akambwira ngo icara uhereze abakurambere amata nk'umukazana mukuru muri urwo rugo. rero agahita numva avuze ngo Imana Ryangombe Binego bya Dayi. yego mpita numva Imana Ryangombe atari ya yindi ya Gatulika, atari ya yindi nizeye. umva biratandukanye. ndahaguruka mbaca amazi, kuko nari umuntu ukena no murakari icyo gihe muri Kristo. yego nibwo wari ugikizwa, urumva wari ufite ayo mavuta. nari umushumba jewe, yego yoboye abantu ariko ntarimikwa. yego bazanye iby'Imana za Dayi Ryangombe, bitavuga ngo abangaba barayumva, ndabakwepa ndagenda nisubira mu nzu. Intambara zitangira ako kanya rero ko nanze gukorera Imana zabo. yego ese umutware wawe yabyifashemo gute? mwabanye gute kandi mudahuje imyemerere? urumva iwabo baramyaga ibigirwamana, barabihimbazaga. ese wababayemo gute kandi wakomezanyije n'Imana gute? Urakoze cyane. nakomezanyije n'Imana kubera Kristo wari mu buzima bwanjye. Intumwa Paulo yaravuze ngo si twebwe dushobora, ni Kristo udushoboza. yego sio sisi tunaoishi, ni Kristo ndani ya maisha yetu. yego rero nashobozwaga byose na Kristo umpa imbaraga. rwari urugamba rukomeye kubana n'umutware udakijijwe, ndi mu rugo rudasenga, rutazi Imana. byabaye ibibazo kuko nakubwiye ngo ako kanya intambara zahereye aho ngaho. aratangira rero umutware aravuga ati wasuzuguye ababyeyi, ni ukuvuga ko amategeko tuguha utayemera. yewe nanjye sinemera kukizwa. sinemera kuvuga ubutumwa mu isoko, sinemera kuzakomeza kuvuga Yesu, cyane ko nanagendaga imisozi njya kubwiriza ubutumwa. ibyo byose arabyanga, ariko nkomeza kwavansa imbere kubera umwuka wera undimo, no kumva umuhamagaro ngomba kuwukorera icyo nsaba gukora. rero muri izo ntambara naje guhura n'urugamba rukomeye, kugeza naho nkubiswe ndicwa, njugunya mu ishyamba. Imana iranzura ku munsi wa gatatu, ntoragurwa n'abashumba banjyana Kotini mu rukiko. ngira ngo ubwo buhamya nugirwa umugisha wo kujya kubureba kuri televiziyo uzabubona ku Iyobokamana TV. narabutanze iki gihe gitambutse, ariko nahuye n'ibigeragezo byinshi bishyika sinabivuga ngo mirangize, kuko ubuzima bwanjye ni igitabo cy'ubuhamya bwanjye. ubwo rero urupfu rwa mbere ni ukunjugunya mu ishyamba, banturaguramo ku munsi wa gatatu, banjyana ku rukiko. mpageze ngo nari mfite ikibumbe cy'amaraso kingana n'ibiro 2 by'ubugari, mpambiriye mu gishuka cy'umweru cyitwaga Marekani, hanyuma mpambiriye n'injishi y'inka mu ijosi. bangejeje aho ngaho rero, narangije napfuye kugeza ubwo urukiko rwasinyisha, kuko umugabo yari yamaze kunyica aratoroka. umwana wanjye nosaga wa gatatu amuha nyina, umushumba aramubwira ngo atoroke, nawe ajya ahantu mu macimbo ya Shinyanga. ubwo rero jyewe nagiye kubona Bwana Yesu aramanutse, maze kugera hahandi bamaze gucukura bagiye kumpamba. Bwana Yesu aramanutse amagarara hejuru, ambwira amagambo y'igiswahili avuga ngo bari bamaze gusinya ko bagiye kunshyingura. ubwo nari Kotini ahitwaga Kobe ku rukiko. mbona Yesu aramanutse atonyanza amarira, arambwira ngo ntuzapfa uzarama, uzatekerereza abantu imirimo n'ibitangaza, kandi uzankorera bidasanzwe. ari nayo mpamvu
nishimiye kwamamaza ubutumwa bwiza Yego. ngenda ahantu hose aho Imana intumye. Yego. uwo ni umuhamagaro umazemo igihe kinini. Yego. uwo muri Kigali wo nkumazemo kuva 2004 mu Yego. kwezi kwa gatanu. Yego. nibwo natumwe n'Imana muri uyu mujyi wa Kigali ngenda mbana n'Imana nkorana ibikomeye n'Imana. Yego. Murakoze cyane. Mutubwiye uburyo umugabo yaje kukwica aragutaba gutera imisumari. Ntabwo yantabye yaranyishe ankura mu rugo Yego. anjyana mu ishyamba njugunyamo mu ishyamba Yego. aratoroka ajya Shinyanga. Yego. nza gutoragurwa n'abashumba b'inka babonye amaraso n'umuhora w'amaraso yagiye anyuza kuko yankururaga hasi yarabashije kunterura. Ese uwo mugabo yakwiciraga yuko uvuga ijambo ry'Imana wanze kumvira amategeko y'iwabo mbese mudahuje? Asanze ndyamye ari nijoro arankagurutsa arambwira ngo ninsenge kuko ngiye kujya mu ijuru. Yego. abwira umushumba w'inka ati toroka ntibazakubaze by'uyu murokore Yego. kuko aho ngiye kumushyira Yego. Imana nizahamukura nimba ihari. Yego. yikanze yaje kugaruka asanga ndi muzima. Imana yaranyambitse imbaraga naravuye mu bitaro baranyongeye amaraso naratewe inshinge sengerema. Yego. ndi mu rugo ndi mu nka zanjye Yego. n'abana banjye. Igihe nari mfite abana 3. Urakoze cyane. So nyuma yo kuva mu bitaro, nyuma yo gukira, yego, ni gute umurimo w'Imana wakomeje? Ese ni he wahise utangirira? Yego. Kubera ubuhamya bw'abantu benshi bari banzi. Yego. Urumva kuzuka kwanjye nkasubirana ubuzima nabwirije ubutumwa bw'imbaraga. Yego. Iwacu mu rugo mpatangira itorero munsi y'igiti. Yego. Igitangaza cya mbere nibuka Imana yankoreye. Ni umuntu twari dutuye munsi y'urugo rwe w'umushinja w'umunyamahanga. Yego. Nabo yasengaga ibigirwamana. Ngo bari bafite ahantu bari baracukuye iriba, aho hantu hakaba icumu rihora rishinze hakaba n'imbwa. Noneho bafata muri umuntu witwaga Elia Trimyoterwa bamugira umuyobozi mukuru w'ibyo bigeni byabo. Yego. Noneho uwo mwana igihe natangaga ubuhamya bw'uko Yesu yangiriye neza, we yarakijijwe akizwa n'amagambo yumvise y'ubuhamya bwanjye. Yego. Ariko bibuka yuko bari baramugize ikigirwamana cy'ibigirwamana byabo. Yego. Asubiye mu rugo ababwiye ko yakijijwe baramurwanya. Ubwo ndimo ndakubwira ukuntu itorero ryatangiye aho ngaho. Baramurwanya barambwira ngo wakurikiye uriya Murundikazi, Umurundikazi w'amahembe, kandi twaramushinze umutungo wacu. Umwana aravuga ati jye nakijijwe, turi Myoterwa Elia. Arabagira ati nakijijwe. Noneho baragenda bashingura rya cumu bamushumurizamo bya bintu by'ibigirwamana byabo. Umwana arasara. Ubwo nari maze kumugira nk'umudiyakoni ariwe dukorana umurimo w'Imana. Ari nawe umba mugufi cyane yarazaga agakubura inzu yanjye akajya gushesha ibigori akambura iruhande yumvaga nkunze cyane. Noneho bagira ishyari ko twakundanye kandi yakijijwe ariwe muyobozi w'ibigirwamana byabo. Elia rero bamuteza bya bigirwamana byabo byitwaga abadayimoni bitwa bacamba. Baravuga barabihamagara babimushyiramo. Bayimushyizemo nimugoroba ngiye kubona mbona yiyambuye imyenda ahambiriye ishati mu ijosi azamutse ubutayu arisha nk'inka. Yaryaga ibibabi by'ibiti akarya ibyatsi. Elia birambabaza ko bamuroze njya mu masengesho yamazeho iminsi 3 amajoro 3 n'amanywa 3 ataramanuka. Ariko uwo mutware wanjye akabibona nyine uburyo nsenga ndi mu mbaraga nyine z'Imana. Umunsi wa 3 Elia amanuka inka zitashye ahurira nuko inka ziwacu zitashye. Yego. Agituruka hariya numva ijwi rirambwiye ngo tegeka ikintu kimurimo, amuru pepo aliyomo ndani yake kwa jina la Yesu aondoke. Ndamutumbira gutya aturuka mu butayu yarahaze ibyatsi urumva amajoro 3 n'amanywa 3 arisha ibyatsi. Yego. Kubera baba dayimoni babacamba bari baramushyizemo. Nuko dayimoni imukubita hasi aratangira araroha birivuga bimuvamo bitaramuvamo numva umujinya. Ndavuga sinabimukuramo byohereza mu nyanja kuko twakuramo gamo dayimoni tuzohereza mu kidaturwa cyangwa mu nyanja. Naravuze ngo toka pepo kwa jina la Yesu Mnazareti, ukiondoka humu ukamvamia aliyemtuma ndani yake. Yego. Mbimukuramo byohereza muri mukuru we. Yego. Muri we niho nabyohereje. Sinabyohereza mu kidaturwa cyangwa mu nyanja. Hanyuma mukuru we yarohaga dayimoni zimuvugiramo ari nk'ahariye arimo yumva ukuntu dayimoni zimuvugiramo agira ubwoba ahinda umushyitsi. Byavuye muri Elia bijya muri Bahati mukuru we. Ari we mukuru we bimujyana. Nawe babimukubise hasi. Biramunigura. Bimaze kumunigura nawe ndagenda ndavuga ngo mu izina rya Yesu katika jina la Yesu lenye nguvu na uweza na mamlaka. Ewe pepo unayemtesa ondoka ndani yake katupwe ndani ya bahari. Yego. Noneho nawe mbimukuramo
mbyohereza mu nyanja byanga kugenda bikajya bimbaza ngo turashaka amaraso yego ndayigira murataka damu mbimukuramo mbyohereza mu nka ye y'igitanga yahakaga ndavuga ngo nendeni katika jina la Yesu vamia ng'ombe yake mukare damu mukare nyama bimuvamo bijya mu nka ye biyikubita hasi bigotomera amaraso inka ihinduka umurambo Eliya arahaguruka na Bahati Mahenge bose babazima inka bariyipfa imaze gupfa mu gitondo ubwo no ubuhamya bwakurusha abantu abaje kurya izo nyama yaravuze ngo ntazigurisha arabaga arazizana zishyira iwacu mu rugo aravuga ngo nimpamagare ngo abarozi bagenzi banjye dusangire ubwo rero abarokore baje kurya izo nyama batwaraga ku buntu ariko mvugana ubutumwa bwiza bwa Yesu n'agakiza hanyuma hiyongeraho ikindi gitangaza cya kabiri cy'umuntu bazanye mu mbago wabaga ahantu nanone ari umukecuru nawe ahageze arazijugunya aragenda n'amaguru icyo ni igitangaza cya kabiri icya gatatu cyabaye aho hantu uko igitangaza cyakorekaga niko umubare w'abakizwa biyongeraga kandi turi munsi y'igiti hanyuma haza ku munsi nanone wundi nko ku wa karindwi hapfa umuntu w'umugore witwaga Mwanashinde w'umusukuma aho ni iwanjye mu rugo ibyo bitangaza byose Yesu yabikoraga kugira ngo mbone abarokore mbone abizera Yesu mbone abemera ijambo ry'Imana niba cumba ubugari hari saa sita ngiye kumva numva induru umugore arimo aravuza induru ati Mwanashinde yacaga niburi ngo arapfuye ngo Mwanashinde mbona abantu baraturuka hariya bariruka baraza urugo ruruzu icyo gihe nacumbaga ubugari mbwira umugabo wanjye nti hariya hari umuntu upfuye waceceka ngo niba apfuye se ngo ni wowe ushinzwe kumuzura wakomeza uteke ubugari mujugunya ku ziko n'umwuko n'isafuriya n'ubugari bwarimo byose nasanze byarirabuye ukumva amasaha namazeyo nk'amasaha atandatu hari saa sita z'amanywa ndakurura ndagenda ngezeyo mbona umugabo wanjye asanzeyo arangira ngo uje hano gukora iki gusubira mu rugo ngo sinshaka gusengera ahangaha ngo abantu barakwica wowe ngo kandi ngo kwishyira imbere kwawe ngo nagiwe kagakimbere imbere wawe watakuwa ndamwihora se namwumva nsaba umukuru w'umuryango ngo tuvugane mu gihe haje ngo tuvugane aramukurura amwigizayo atanga itegeko aravuga ngo murabona uyu mugore ngo uyu nguyu yarasaze ngo yataye umutwe ngo ubu rero ngo agiye kwishyiraho ngo agiye gusengera ngo Mwanashinde wapfuye ngo naramuka asenze Mwanashinde ntahaguruke ngo yimva mwacukuye ngo muzamushyiremo ariwe mubanzamo mu musase nk'uburiri mugerekaho Mwanashinde ngo barambwira ngo unasema kweli abasukuma unasema kweli hiyo aravuga ngo ndiyo nasema kweli ngo uravuga ukuri nibyo ngibyo tubikurikize Tanzania ntamushimira iyo warogaga baragutwika bagufata w'ibyinka bakagusukaho esanse ubwo nanjye rero niteguye ko ndi bupfa urupfu rw'abakiranutsi nkapfa urwa Yesu n'agakiza barambaza ngo uremera ibyo umugabo yavuze ni 100% hatavuyeho n'inyuguti n'imwe ukimwombea huyu mama asipopona tukuweke ndani ya kaburi lake tukufunikia na udongo ndavuga ngo katika jina la Yesu naamini hivyo atafufuka amen mbasomera icyanditswe Matayo 10:8 haravuga ngo muzura bapfuye mwirukana abadayimoni ababembe babembuke mwaherewe ubuntu kandi mutangira ubundi Mass for All Ministry ubutumwa bw'impuhwe n'imbabazi Yesu yagiraga abantu icyo gihe rero bigirayo bashyira muri rugari maze kubwiriza iryo jambo ndasenga maze gusenga ntabwo ari kwagira ngo bajye guterura umupfu bamuzane ntibari kwizeye naragiye mukura ku buriri bamaze kumwambika bamupfunya mu ikanga jewe ndamuhuruturana nafashe gutya mu myenda ye ndahurutura nk'imbwa ijyanye umupfu ndagiye ku buriri ngeza hanze yapfuye byarangiye muhagarara hejuru mabuka yarateruye umwana wanjye wera wa gatatu umugabo wanjye ari hariya abasukuma bigiyeyo bari burebe uburyo batwika umunyarwandakazi wiyamamaje kari buzungu ariko si ku bwacu ni kubw'imbaraga z'Imana amen icyo gihe rero narasenze mbera saa sita ndasenga mpumirije Mwanashinde muhagaze hejuru natambikije hejuru ye nkuko wamuryamisha gutya ugahagarara hagati mu kizima mpamagara Imana ya Israheli hari isengesho nasenze kuva saa sita navugaga ijambo rimwe ndisubiramo inshuro nyinshi nkavuga ngo ewe Yesu Mnazareti uliyeponya vipofu na vilema wakatembea maiti zikainuka na umuru maiti katika jina la Yesu isimame amen iwe na uzima wa milele ngo yewe Yesu wategetse ibirema bikagenda impumyi zigahumuka ibirema indwara zigakira mu bantu intumbi zigahaguruka tegeka iyi ntumbi igende
saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda, saa kumi, saa kumi n'imwe mu kadomo muhagaze hejuru. Nagiye kumva numva Mwanashinde anzamukiyemo arandeba anjugunya hirya. Wa mugabo wanjye bari washongereye ngo barakira mumva abarasimbutsa mu kubita umugere mu nda kuko nabadayimoni. Yego. Abaraguye. Yego. Mabuko arutaruye akana kanje nawe aramugereka. Numva ijwi rimbwira ngo mugarure mu izina rya Yesu. Muamuru arudi katika jina la Yesu. Nategeka arimo abasambaratisha bakubita. Ndavuga ngo katika jina la Yesu ewe pepo wa kichaa. Mtoke arudi na fahamu zake. Ninamwamuru kurudi mahali hapo. Yego. Aracyuka arandeba. Aragaruka hahandi. Agarutse murambika ikiganza gutya ahita yikubita hasi. Daimoni zikuzimu zimuvugiramo. Yego. Umugore wari wamuroze amuvugiramo ko yari yamuroze ngo amwice bajye kumugira ikintunge. Hari ibintu umuntu bamwamburaga umuntu bakamuruga bakajya kumushyira ahantu bakazamurya nko kuri Noheli. Niko bari kumugenza twebwe tugashingura igiti cyangwa se umutumba w'isi. Yego. Daimoni zimuvamo Mwanashinde arakizwa yizera Imana. Abantu bariyongera umubare w'abantu benshi. Ubwo nabakuye munsi y'igiti mpita bajyana hehe mu ishuri shure ya msingi Irenza. Ngenda kubabera umushumba. Ngeze aho ngaho nkomeza kuyobora itorero ry'Imana. Nibwo nagiye mu giterane Mwanza hari 9/3 mu kwezi kwa gatandatu. Noneho baravuga ngo abapasiteri bose bayoboye amatorero y'umwuka barajya mu giterane mpuza matorero aricyo Moses Korola yayoboraga ari umushumba w'itorero rya Evangelist Assemblies of God Tanzania. Ngenda rero ku mupasiteri utarasengewe utarabatijwe utaragize gute. Ngezeyo umwuka aramubwira ngo hari umugore wavuye mu misozi miremire ngo ahantu ngo mu bashyamba y'abanyenka ngo nari munsi ya podium twubakaga podium tukajya munsi abanyamasengesho hanyuma bagahagarara hejuru akabwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma aravuga ngo hano munsi ya podium ngo harimo umugore ngo warayusenga arira ngo impano za Moses Korola ngo Imana izimuhereze ngo kugira ngo abashe gukora nk'uko Moses Korola akora. Ngo ikimenyetso uwo mugore hari umuntu yasengeye yarasaze arya ibiti arya ibyatsi arakira. Ikimenyetso cya kabiri asengera umugore wapfuye arakira. Ikimenyetso cya gatatu umugore wazanye imbago arimo aranyumva ngo azamuka kuri gatuti mpita numva imbaraga z'Imana. Nasohotse hariya munsi ya podium zamuka ku gatuti hejuru. Urazamuka. Uwo munsi mugeze imbere nibwo yahamagaje umukondo w'amavuta asuka amavuta ku mutwe arambwira ngo nenda ukayihubiri injili ya Yesu na uponyaji. Vilema watembee, viziwi wasikie, maiti wainuke. Injili ya amani. Uko niko natangiye kuvuga ubutumwa bwiza. Arambwira ngo ningende mbwiriza ubutumwa bwa Yesu n'agakiza. Birema bigende impumyi zihumuke mvuga ubutumwa bw'imbaraga. Kuva 9/3 kugeza uyu munsi. Ndacyahagaze mu mbaraga z'Imana. Ndacyari mu gutwara bw'ijambo ry'Imana. Icyo gihe njya Mwanza yanyambuye umwana anyambura uwera amusigira mabukwe kandi yaronka. Yagarutse igituza cyarabyimbye yarambwiye ngo niba ngiye kuvuga ubutumwa ndasiga umwana. Ndijishura umwana ndamumuhereza nyirabo mabukwe ashyira kuyere yewe mfata Bibiliya yanjye ndigendera njya mu giterane. Ngeze mu giterane yohereje mushiki wa Mariya amuhereza amafaranga ngo ayambe nzabyongiyo bitirize muko wakagera sinzamugirire mu rugo. Anzanira n'ikanga yanditseho ngo kuringa kwa Mariya mume ni kusumbua roho yako bure. Ngo ikanga yari yanditseho ngo nzagenda nambaye ubwo ngaransenze nabaye ikivume nagiye mu giterane. Ikanga yanditse ngo kuringa kwirya ku mutungo w'umugabo nukurushya umutima wawe kugusa. Kuko inka yarazisigaranye n'ibindi byose n'umwana wawe wonsaga amufite n'ubuzima bwanjye bwose umugabo w'umuntu n'ubuzima bw'umugore cyane. Rero maze kubona iyo kanga n'itike yamuhaye Mariya yansanze mu giterane kwa Moses. Ndamubwira ngo singenda nk'umusivile. Jewe ndi umusirikare ku rugamba ndasubira mu rugo ndajya kuri potinga ko umurimo nawurangije hanyuma senga Imana ikizambwira nzabona kugenda. Ngeze mu rugo naragiye batungutse aranyakira. Buracya mu gitondo nizamukira mu butayu gusenga. Ngiye Imana impereza amagambo ari muri Sefaniya 3:16. Ayo magambo yaravugaga ngo muri Yerusalemu uzabwirwa ngo Siyoni we ntutinye kandi ntukuke umutima amaboko yawe ntatentuke n'Uwiteka Imana yawe ni intwari ndi imbere muri wowe nzakwishimana nezerewe nzaruhukira mu rukundo rwanjye nzakunezererwa ndirimba. Numva Imana isubijemo imbaraga. Urumva Imana ntagambye ngo jega hari nanjye gusaba uburenganzira ku Mana.
turabe Imana bibiravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge yego turabe Imana tuyoborwa n'umwuka wera amen rero muri make nuko byagenze murakoze cyane turanezerewe cyane twumvishije Imana uburyo yabanye nawe twumvishije uburyo yabanye nawe mu mpano yamuhaye zo gukiza abarwayi kugeza aho yaje kugiramo ibibazo akayihura n'ibigeragezo ariko Imana ntago yagusize ntago yaguhanye wakomeje kugendana nayo ukomeza kubana nayo mu mayerekwa hanyuma ikibazo nibazaga ese waje kwisanga mu mujyi wa Kigali gute yego urakoze cyane aho ngaho ndahavuga ndi mu mwuka kandi ni mu mbaraga yego aho niho natabariwe aho niho nongerewe izindi mbaraga niho namenye Imana birambuye yego mu mujyi wa Kigali mu yandi magambo magufi niho kujyana mu ijuru udapfuye ahantu amatara yaka ahantu imodoka zigenda indege ziguruka narabaga ahantu mu ishyamba ry'ingitiri mu ishyamba ry'abanyenka nabaga mu nzu ingana n'iriya shakoshi yanjye yego inzu nubakaga umunota umwe umunota wa kabiri nkabanyirimo yego iyo twagiraga akavuyo n'umugabo wanjye nahagaraga gutya nkazamura ibitugu nkayizamura nkayishyira hasi nkaza kubaka iyindi twageza umutekano iyo nzu niyo nabagamo twayitaga furusuit yego akaduko twibera mu biti cyane nuko ibyo biti byamfashaga n'umurimo w'Imana yego hari igihe nigeze kubyara umwana wanjye wa gatatu igise cyamfata nkaho kujya kwa muganga wahakura ni kure y'umujyi uri mu ishyamba nafataga igiti gutya nkahita ngo kwa jina la Yesu Kristo Nazareti naomba mimba hii igifungue salama igiti nkabifata igise kirankubita ubwo nkahagarara gutya nkafata igiti umwana akabarasha mbese wamubyaraga mu izina rya Yesu hasi ngira ngo umutwe uraruka ariko Imana irakarindira agasama kaba kazima kaba kazima rero twabaga mu biti twabaga mu ishyamba rero kumvira ubuhamya bw'i Kigali birakomeye cyane kandi biranejeje ubwo naje kuva muri Tanzania mu mwaka wa 1995 ndaza dushyikira Ikibungo Nyarubuye ahitwa Nyarutunga yego intumbi z'abantu zari zikiri mu isoko ari nyinshi kuri paruwase Nyarubuye twagiye kuhasura dusanga abakobwa bashinzemo ibisongo urumva intambara nibwo 94 nibwo yari kirangira yego ariko nibwo bwa mbere nari mbonye abantu bishwe twururuka mu modoka rero twaramanukaga tugahagarara ku ntumbi z'abantu yego twahagarara ku magufwa yashizeho umubiri bintera ubwoba cyane nkibibona rero nari byanyongeyemo imbaraga zo kuvuga Kristo no kwamamaza ubutumwa bwiza yego ndibaza ngo ugende muntu ki ese bariya kuki batazutse ngiye ko banyicaga bakanjugunya mu ishyamba nkahaguruka numva ngiyemo umwuka wo kuba nahanurira ariya magufwa ngo ahinduke abantu ariko Imana ikorera mu gihe cyayo kandi ntukora ibyo ushaka Imana ikora ibyo ishaka yes ikora mu bushake bwayo ariko nagize ifuhe ako kanya twururutse tukajya twigezaho imirambo tukayirunda hanyuma numva ijwi rirambwiye ngo abandi bagiye bamanuka mu misozi gushaka ibiryo byitwaga gufuya icyo gihe yego ariko ijwi rirambwira ngo witonde yego ntujya gufuya nk'uko abandi bafuya numanuka ugiye gushaka ingoma n'imirishyo yayo yego ushaka n'imisambi wowe urafuye imisambi ufuye n'ingoma uzane n'imirishyo yego abandi baragendaga bakazana amamatera ibishyimbo ibitoki urumva twaryaga ibintu bakuye mu mazu y'abari baragiye mu buhungiro yego kandi amazu yabo yaragikinze nta bantu barayajyamo twebwe rero twari tubaye aba mbere baragendaga bakazana ibitanda imifariso buri kimwe cyose ariko Imana irambwira ngo ntugende nk'uko abandi bagenda yego izina rya Yesu rishimwe amen ntugende nk'uko abandi bagenda yego ndi muri ubu buhamya namwe munteze amatwi gutya mwantumiye yego ntuzagende nk'uko abandi bagenda amen kuko wigana ingendo y'undi ikakuvuna yego abandi bajya gufuya uburiri bazanira ibintu byose bakuye mu mazu y'abantu basahuye ariko njyewe ndirinda kuko Imana yambwiye ngo singende nk'uko abandi bagenda yego naragiye mu gitondo ngwa ku ngoma nini ku muntu wari umunyamasengesho ariko uwo muntu bari baramwishe n'umuryango we iyo ngoma rero nyisangaho n'imirishyo n'imikeka aho abantu basengeraga nibyo nahambiriye mbigira umuzingo ndabyikorera ndabizana nigera munsi y'igiti aho twari twaraganditse numva ijwi rimbwira ngo iki giti cya Nyarutunga aricyo uzagira urusengero nk'uko wabimenyereye
yego ntibigutonde budafite urusengero, ahubwo munsi ya kino giti ariho uzatangira itorero, uzajya utera ikorasi, wikubitira ingoma, uzenguruka kuririmba, abantu nibakubona bazaza kureba uwo mugore uvuza ingoma kandi uri munsi y'igiti. yego aho ngaho rero bwarakeye, isaa 9 zigeze njyaho ndazenguruka ndasenga, navugaga igiswahili gusa nta kinyarwanda nari. yego hanyuma ntera ikorasi ivuga ngo hakuna mwanaume mwingine kama Yesu, hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Duniani nimezunguka sikuona kama Mwokozi, hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Mitaani nilichunguza sikuona kama Mwokozi, hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Wazungu nilichunguza sikuona kama Masia, hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Mwingine kama Yesu, mwingine kama Yesu, hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Iyo ndirimbo yazanye abantu benshi. yego Abanyarwanda bashaka kumva igiswahili. yego kandi narimbaga mu majwi meza nari ntarasaza. Yego. Muri 1995 hari hakirimo ka kimwe. aho ya n'ubu uririmba neza. Ndakora mu nganzo nyaneze cyane muraza kungurira. Urumva ndirimba nkabonye uramurusha umurushaho gakeya. Haleluya, izina rya Yesu rishimwe. yego rero abantu benshi baraje. yego natangiye kuwa gatanu nimugoroba bigeza ku cyumweru ufite abantu 18. mfatanya n'undi mugore witwaga Mukagatare wacitse ku icumu, nawe araza mugira umudiyakoni. tumaze nk'ibyumweru bitatu haza indi modoka ivuye muri Kongo mu Minembwe. yego yuzuye izana abaririmbyi bafite amapendo, abasaza b'abahanuzi, harimo umusaza witwaga Muringa, harimo umwarimu witwaga Ruganza Diodoni, ni nawe nasize uyobora iyo paruwasi. yego jewe natangiye ndi umwarimu kazi munsi y'igiti. baraza Imana irambwira ngo ngiye kwimika ubuyobozi. yego yego hanyuma baje imodoka imanutse, hazamo abanyamurenge bateze udutambaro twiza, ababyeyi bafite amapendo, bafite n'ingoma zabo. bari abantu bahamagawe n'Imana cyane, niyo mpamvu bakunda naje bashakisha. hari ahantu bazi munsi y'igiti. nuko umubitsi w'amaturo mugira runezerwa, umuhanuzi wavugaga iby'Imana itubwiye yitwa Muringa, umwarimu wari unyungirije yitwaga Ruganza Diodoni, ariko ubu niwe mushumba uyobora paruwasi Nyarubuye. njye nahavuye hari abantu bashyika nk'ijana. nibwo Imana yampamagaye rero muri uyu mujyi wa Kigali. ariko ijya kumpamagara nabo ntiyampamagaye ndi muzima. aho ngaho nakoreraga Imana atabishaka wa mugabo nyine ku mwana wanjye wa 5 witwa Anita Mukuru. ngira ngo muritiranwa hoya uzama contact ziwe. yego tugomba guhura. ibyo turaza kubiganira nyuma y'ikiganiro. yarafite na murumuna witwaga Umuhoza Anete. nimba ari uyu nimba ari undi simbizi, umujyi warabahinduye. ariko n'abandi ibyo turabivuga. yego noneho njya kuva kuri paruwasi Nyarubuye. yego ku mwana wanjye wa 5 witwa Umukundwa Anete. nanone yangaga ko mvuga Imana nyine, kumva inzigo yambikaga bifu. yari yarashatse undi mugore, nari naramwise ngo Zirema kwinshi uwo mugore. yego yaramuzanye mu batizi izina, amureba akantu k'agakobwa kaje mu rugo rw'abana n'umugore. ndamureba ndamubwira ngo wewe witwa Zirema kwinshi. Zirema kwinshi ni impamvu yakutatanisha. ndavuga ngo witwa Zirema kwinshi. Zirema kwinshi nyine abaho ngaho agakubitwa buri munsi nka zimwe nakubitwaga mureba. abyara umwana witwa Twahirwa, ashyiraho Muhirwa, ashyiraho Muhizi, akubitwa. hanyuma rero nanjye aza kumpereza sasa. ako umupapa iyo umubwiriza nawe agakizwa. yararwanaga abana na pastor. Uganda Imana akamubona kuri iyi chano namuherezaga kweli. ese buriya ntago ajya kubona ku ma TV yumva ibiganiro. arambona ziko ndi igihamagara. arambona kabisa. yabonye Imana kabisa. arabizi kandi arambona nawe afite televiziyo. yego yego ndi umugabo guhamya ibya Kristo mu ijambo ry'Imana nk'uko intumwa za Yesu zari zimeze, ngo walikuwa na ushuhuda wa Yesu na neno la Mungu. yego niko kamaro ko kwizera Imana. buriya turi inzandiko
gisomwa n'abantu bose kandi ubuhamya niyo mvuga ngo umuntu yaramamaye yarakomeye nuko yanyuze mu bikomeye yego rero icyo gihe nari mbyaye umwana wanjye wa gatanu aza ari nijoro ndamukingurira asubira inyuma yabanaga n'uwo mugore muto yego nyina wa Twahirwa na Muhirwa aramuheza asubira inyuma nkubita umugere mu yego naguye ngaramye nkubita hasi umuvu w'amaraso uratemba matrisi irasohoka ingana n'iki uko niko twatandukanye yagiye azi ko umwuka washizemo ariko aba Yesu ntibapfa yego tubaho tukongera tukabaho yego n'ubu ngubu yambona arabona flasheri arabona usa neza cyane iminsi iri imbere ndashyiraho n'agasatsi yego kakandi gatendera mwereke ko kwa Yesu bishoboka bidashobokera abana b'abantu bishoboka ku Mana yego nuko ubwo aho nahakuwe n'abaturage bahamagara mama ava ku Rusumo boda araza njyana ku bitaro Ikibungo banjyana i Kanombe niho nageze muri make bagiye kumbaga ngo bateruramo umura iwacu babura amafaranga bari babaciye 75,000 aravuga ngo nisubire mu rugo ngo nta mafaranga bafite hanyuma jewe umudokitari arambwira ati ndakubaga n'ukiri uzakorera ibitaro ndabyemera nacaga amarenga sinabashaga kuvuga hanyuma bashyize ku iseta nibwo nabonye Kristo ku gikuta kuri cya gitambaro bantera inshinge 3 zanga kumfata Yesu aravuga ngo uzankorera n'ibyawe byose mu nda nta na kimwe kivuyemo uwo muranda usubiza hawe numva ijwi rimbwira ngo tera haleluya eshatu iya mbere yari ya Yesu iya kabiri yari umwuka wera iya gatatu yari Imana ifite ububasha n'ubushobozi itanga amahoro ntihagire utera amahane yarambura ikiganza ntihagire uyikoma mu nkokora yavuga ngo ndiyo byose bigashoboka haleluya rero nahagurutse ku buriri ndahagarara ntera ya haleluya ya mbere umuru usubira mu nda iya gatatu ugenda nk'imbeba iya kane usubira hawo n'uyu munsi ndi muzima neza inda iraterana nita mukundwa n'umuhozanete nubabona bari muri uyu mujyi wa Kigali bazakubwira ubwo buhamya ukuntu Imana yabigenje n'abagabo bo guhamya tuzabasura tubabaze bafite byinshi bazi cyane kundusha gihe hari gihe mvuga nkacikwa birumvikana ngeze mu zabukuru ariko iyo umwuka mfashije byose bikajya byisuka nk'amazi abo bana bagize amatsiko yo kuzababona abo bana rero bo barabivuga ubundi bakarira data duhana umugisha yego murakoze cyane turanezerewe twumvishije aho Imana yagukuye twumvishije imirimo y'Imana twumvishije Imana izura Imana isubiza umurahawo mbese ni byinshi tuzi yuko abantu baduteze amatwi abantu batubonye dutangira ikiganiro banezerewe nanezerewe nanjye na Annette yanezerewe mbese reka tubarari ku ndi munsi tuzongera tuganire ubwo ni part 1 tuzongeraho part 2 yego uburyo naje muri uyu mujyi yego ba mu musozi wa Jari Imana itugaburira inyanya kwibase yego ubwo bahamya Annette arabuzi nanita bazanyumvira neza inyanya zikazanwa n'umugore w'ikiragi tukazirya twarangiza tukaruka amazi hanyuma amasaka y'amahundo tukayabona munsi y'ibuye tukayanywa inyota ikatwica akana kitwa Samu k'agahungu kitwa Ganza Samu ubu kameze ubwanwa icyo gihe kari kakirakara Imana ikereka aho kajya kuvoma utudomoro 2 tw'amazi turanywa turenza ku masaka y'amahundo ubuzima burakomeza urabona ko dushishiye mu mwana ameze neza murasa neza tuzahera aho ngaho yego urakoze cyane rero twari turi kumwe na Annette ntago mwigezemo mwumva cyane ni umuririmbyi niyo mpamvu nyene ngo agire atwibwire mu mano yiwe n'abanyamakuru bacu hariya babireba yego tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Annette agiye kutuyobora mu karirimbo gatoya ko kuramya then mama aradufasha mu kusenga kugira ngo ubutumwa bwatanzwe hano hantu ubuhamya bugira aho budukura mwebwe abateze amatwi natwe ababyumvishije mbese Imana igira intambwe itugezaho urakaza Annette murakoze cyane zikavuga ngo mama nkagira ngo ni kandi takanje ni mama wabizera erega turitiranwa yego mama w'amahanga abana dukeneye kubamenya cyane uzabatumire baze ariko Annette aririmba muri korali Foursquare akunda guhagarara ku murongo wa mbere azi gusirimba cyane nk'akado ubonye wamwibwira ubwo tuzababona ubutaha reka tubyizere reka dufatanye akaririmbo kavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena
mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri, nukuri, ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Murakoze cyane mama, ikaze mu isengesho ritoya. Kandi Aneti tugushimira, uririmbye neza, uririmbye akaririmbo keza, murakoze cyane. Murakoze kumpereza akanya kandi ndabashimiye. Rero ntituze no kwicisha abantu amatsiko badukurikiye, kuko mfite inshuti nyinshi ku migabane y'isi. Anita mukundwa ni umwana wanjye wa gatanu, akaba ari wowe. Umugoza Aneti ni umwana wanjye wa bucura wa gatandatu, akaba ari uyu. Ryari ibanga none urarivuze. Kera arabimenye. Yego. Ni kuvuga ngo twari twagerageje kwirimanganya. Umushumba wanjye yego ni Fidel Masengo. Yego. Ari naho sengera. Yego. Umukozi Imana mu rusengero. Yego. Rero umwami Imana duhana umugisha, reka twubahe Imana. Yego, murakoze. Data atugirire neza. Yego. Baba, libarikiwe jina lako mtakatifu, Mungu uliye juu. Ni jioni njema ya baraka machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Asante kwa kutupatia muda huu kuweza kunena matendo makuu, ishara na maajabu uliyotutendea kama sisi. Bwana, tunafurahi, tunashauku kuambia watu matendo makuu kwa masafa haya ya injili takatifu. Baba, tunasema asante, ulitenda mema, ulitenda maajabu na ishara na miujiza tangu mwanzo wa injili yako. Ulionekana juu ya mitume wako, ulionekana juu ya wanafunzi wako, ulionekana juu ya mioyo ya watu waliomwamini. Bwana wa mabwana, mfalme uliye hai, tubariki watumishi wako, bariki watoto hawa, bariki ulimwengu wote wanaotusikiliza jioni kama hii, pande nne za dunia. Mfalme Mungu wa rehema, bariki watu wako, wainue, watetee, ponya wagonjwa, ponya maiti ziinuke, ponya vilema vitembee, izina rya Yesu rikomeye twumvishije, izina rya Yesu ryazuye abapfuye, izina rya Yesu ryakijije abarwayi, n'izina rya Yesu Mana we rigiraho rikora ku barwayi, Mana rikora ku barwayi bari mu bitaro, rikore ku bafunze, n'izina rya Yesu imbaraga zawe zikomeye Mana. Haribu vinavyowaharibu, pinga vinavyowapinga, tisha mamlaka za kuzimu, moto wa Mungu ule kila kinachosimama kinyume na mapenzi yako. Nasema asante nikipitia jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Murakoze cyane. Yari Mass for All Ministry. Ciao ciao, nakazaza.